ni umwe mu bakinnyi ba filimi bakunzwe n'abantu benshi ku isi. Ni umwe mu bagabo bigaruriye imitima y'abantu benshi. Ibitangazamakuru bikomeye bivuga ko ari umugabo ukundwa n'abakobwa benshi. Shah Rukh Khan. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bya Shah Rukh Khan. Ese urugendo rwe rwo gukina filimi rwagenze rute? Icyo ngusaba ni ukugumana nanjye mpaka ino video irangiye. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari batandukanye baba bakinnye amafilimi. Tukakubwira filimi bakinnye ku buryo uteze ibyo agufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire tureba ubuzima n'amateka by'umukinnyi w'ikirangirire wa filimi uzwi cyane cyane mu Buhinde, ukunzwe cyane. Abenshi bakunze kumwita umwami wa Bollywood. Amazina ye nyakuri yitwa Shah Rukh Khan. Yavutse ku ya 2 Ugushyingo umwaka w'1965. Avukira New Delhi, aha ni mu gihugu cy'Ubuhinde. Shah Rukh Khan afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 73. Akaba ari umukinnyi wa filimi ukomeye cyane, umushoramari ndetse n'umuhanzi. Shah Rukh Khan uzwi cyane nka CRK ni umwe mu bakinnyi ba filimi bakunzwe cyane mu mateka ya sinema yo mu Buhinde. Yashakanye na Gauri Khan mu mwaka w'1991. Bakagira abana batatu: Aryan Khan, Suhana Khan ndetse Abram Khan. Shah Rukh Khan yatangiye gukina filimi muri televiziyo mu myaka w'1980. Nyuma aza kwerekeza muri filimi za Bollywood mu mwaka w'1992 akina filimi izwi cyane nka Deewana. Iyi filimi yamuhesheje igihembo cya Best Male Debut muri Filmfare Award. Yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka w'1990 kubera filimi z'urukundo by'umwihariko nka Dilwale Dulhaniya yakinnye mu mwaka w'1995, Kuch Kuch Hota Hai yakinnye mu mwaka w'1998. Mu mwaka w'2000 yagaragaye muri filimi zikubiyemo ubutumwa bwimbitse nka Devdas yakinnye mu mwaka w'2002, Swades yakinnye mu mwaka w'2004, Chak De India mu mwaka w'2007, My Name is Khan mu mwaka w'2010. Muri no myaka ya vuba yakinnye filimi zakunzwe nka Pathan yakinnye mu mwaka w'2023, Jawan yakinnye mu mwaka w'2023, Danki yakinnye mu mwaka w'2023. Shah Rukh Khan ni umwe mu bagabo begukanye ibihembo byinshi. Yegukanye ibihembo birenga 300 harimo Filmfare Award 14. Akaba anafatwa nk'umwe mu bakinnyi ba filimi bakize cyane ku isi. Uretse gukina filimi, Shah Rukh Khan ni rwiyemezamirimo ukomeye. Uyu ni nyiri Red Chillies Entertainment, kampanyi itunganya amafilimi ndetse anafite imigabane muri Kolkata Knight Riders, ikipe yo muri IPL, umukino wa cricket. Shah Rukh Khan afatwa nk'umwe mu byamamare bikomeye ku isi. Azi gukina neza filimi z'urukundo. Shah Rukh Khan ni umunyabuntu ukora ibikorwa byinshi byo gufasha. Shah Rukh Khan ni umwe mu bakinnyi ba filimi bakoze amateka muri Bollywood, kandi akomeje kugira ingaruka zikomeye ku isi ya sinema. Filimi ze nyinshi zigira uruhare runini mu gukundisha abantu sinema yo mu Buhinde ku isi yose.
wakoze kunkurikira. Niba ari umusitari wundi wifuza ko twazagukoreraho watubwira muri komenti nta kibazo. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.